nubona buri muntu uhora iteka ryose atuje ari wa muntu utabushaka amakimbirane ujye witonda. Uno muntu abazi buri kimwe, uno muntu ahora acecetse kubera ko arabizi neza ko iyo arakaye arababaza, afata buri kimwe cyose akacyekera indani muri we agahitamo guceceka. Ariko umunsi yashyize umujinya we hasi umuraba wa nyawo uzawubona. Umuntu watumye uwo muntu ashyira uburakari bwe hanze azabyishyurira igiciro. Buri muntu wese agira aho agarukira, ariko aho uwo muntu uhora ucecetse agarukira haba harenze cyane aho abantu basanzwe. Iyo warenze aho ugomba kuba wagarukira, wa muntu uzamenye neza ko igiciro uzabyishyura nanone kizaba ari kirekire. Ni iby'ingenzi kubaha bariya abantu, utazitiranya guceceka kwabo n'intege nkeya. Buri muntu wese ubona utuje, inyuma yaho, inyuma yo gutuza k'umuntu no guhora aseka, haba hari imbaraga zishobora kuba zagutungura. Uzimenye, ujye umenya abantu bacecetse bahora iteka ryose bikarumye baseka biri ngombwa, tukajya ubamenyera. Ujye umenyera ibindi nubageraho atansiyo. Niba utankurikirana birashoboka cyane ko iyi yaba ariyo video yanjye ya nyuma wabonye. Nimba warakaze follow, congratulations, uzajya ukora buri munsi. Success Electronic Rwanda tugufitiye ring light nziza cyane, tugufitiye amaselfie stick meza cyane, tugufitiye amatelefone y'ubwoko bwose. Duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe.